Yes, nkuko bimaze iminsi bivugwa yuko hakomeje umukwabu wo gufunga insengero zitujuje ibyangombwa. Biravugwa yuko hari umupasiteri wo muri ADPR watawe muri yombi nyuma yo kugerageza gufungura urusengero rwafunzwe akarusengeramo. Na Antoine Rutayisire hari byinshi yari yatangaje kubigendanye n'ibyo abona bitagenze neza mu gufunga insengero, nubwo bari barahuriwe. Agira icyo yisabira Perezida Paul Kagame ubwo azaba ari kurahira. Reka nizere kumeze neza uri mu bice bitandukanye ubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Aka ni kakanya keza tuba tugaruka ku makuru abagezweho n'amakuru bari kugenda avugwa hirya no hino mu binyamakuru bitandukanye. Gatsibo rero, pasiteri wo muri ADPR yatawe muri yombi azira gusengera mu rusengero rwafunzwe. Ni pasiteri Nsengiyumva François ukuriye itorero rya ADPR Ngarama riherereye mu murenge wa Kabarore yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano nyuma yo gufatwa we n'abakristu bari gusengera mu rusengero rwafunzwe kuko rutujuje ibisabwa. Uyu mukozi w'Imana yatawe muri yombi ku cyumweru tariki ya 4 Kanama 2024 nyuma yuko urusengero rwe rwari rwasuwe n'abayobozi bagasanga rutujuje ibisabwa. Mu byatumye barufunga harimo kuba rudafite umurindankuba, ubwiherero utujuje ibisabwa ndetse n'imyubakire yarwo ikaba idatanga umwuka kuba rwinjiramo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabarore Rugaravu Jean Claude yabwiye igihe ko koko uyu mukozi w'Imana yatawe muri yombi ndetse agahita ashyikirizwa RIB kugira ngo ahanirwe ibyo yari yakoze. Yagize ati nibyo koko twamushyikirije RIB, twagiyeyo dusanga bari gusenga kandi twararufunze. N'urusengero rutujuje ibisabwa, nta murindankuba bafite, ubwiherero ntibumeze neza, nta nubwo rutanga umwuka. Rero bararufunguye binjiramo we n'abakristu nka 30 baratangira barasenga. Tugiyeyo abakristu barirutse bose, hasigara pasiteri wabo ari nawe watawe muri yombi. Gitifu Rugaravu yagiriye inama abafite ingeso insengero zitujuje ibisabwa kubyuzuza, bagahamagara inzego z'ibanze zikabarebera ubundi bagakomorerwa bagasengera ahantu heza habahesha icyubahiro. Yagiriye inama abifuza kunyuranya n'amabwiriza yatanzwe ko bitazabagendekera neza kuko inzego zose ziri maso, abasaba kubaha no kumvira. Mu cyumweru gishize ubwo inkundura yo gufunga insengero yatangiraga, hari hamaze gufungwa insengero zirenga 5600. RGB yavuze ko insengero n'imisigiti bitubahirije ibiteganywa n'itegeko ndetse n'amabwiriza agenga imiryango ishingiye ku myemerere bihita bihagarikwa. Bimwe mu bishingirwaho muri iri genzura harimo kureba ko urusengero rufite ibyangombwa by'iyandikwa bitangwa na RGB, icyemezo cy'imikoranire n'akarere mu gihe hafunguwe ishami, kureba niba inyubako y'urusengero yujuje ibisabwa biteganywa n'amategeko agenga imiturire y'aho ruherereye, no kureba ko abayobozi bafite impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi mu by'iyobokamana ku rwego ruhagarariye umuryango no ku rwego rw'umuryango ufite izindi rukuriye. Ngayo nguko ngibyo ibikomeje kugenda bivugwa nyuma y'inkundura yo guhagarika insengero zitujuje ibisabwa. Ni ibintu byavugishije abantu benshi. Nyamuneka abantu benshi baravuga bati uburyo bino bintu biri gukorwa ntabwo ari bwo. Abandi bati aba bantu baraburiwe, babwirwa kera yuko bagomba kuzuza ibisabwa, ariko dore igihe kirageze nibwo batangiye gutatabaza. Bivugwa yuko hari hashize imyaka 5 bangaba abayobozi b'insengero bibukijwe yuko bagomba kugira ibyo bakora, bagomba kugira ibyo buzuza, hakagira abahabwa cyangwa abashumba cyangwa abapasiteri cyangwa abapadiri
n'abashehe mu mujyi umwe bagomba kuba barize ibintu bigendanye n'ibi bintu nyine by'ivugabutumwa bagomba kuba bifitiye impamya bumenyi. Ni mu masomo ya teolojiya nyine niho ibi bintu bitangirwa, ariko ugasanga wenda hari abatereye agati mu ryinyo. ADEPR naho higeze kuba inkundura yo guhagarika abapasiteri badafite zino mpamya bumenyi, ariko babaye nk'ababigendamo gahoro, basa nkaho bongeye kugarukamo. Ni henshi byagiye bigaragara, ariko ni na henshi insengero zafunzwe. Hari ibintu abantu benshi bagiye bibazwaho ku bigendanye n'ibyagiye bitangazwaho. Hari bamwe bagiye bavuga yuko ngo insengero ngo ari nyinshi kuruta utugari, cyangwa ko insengero ngo zingana n'utugari. Bamwe bakavuga ati si byo bitwaye iki kuba insengero zaba zingana n'utugari, atahubwo ko utubari turi mu tugari, kutubari turuta utugari cyangwa turuta n'imidugudu, kuko usanga nko mu mudugudu harimo nk'utubari nka tungahe. Kuki icyo ngicyo cyo kitarebwaho bakajya kureba ku nsengero? Ariko si icyo cyarebeweho. Icyarebeweho cyane nibigendanye no kuba hashize igihe bababwiye yuko hari ibyo bagomba gukosora. Ariko ari benshi, ari nka Antoine Rutayisire abigarukaho, yavuze yuko uburyo byakozwe byakoranywe umurego ukomeye cyane, ariko asoza ikiganiro ari gukora avuga yuko yizeye yuko hari ikintu gikomeye Perezida Paul Kagame azatangariza abanyarwanda ku kigendanye n'izi nsengero, ku kigendanye no kuba yashyiramo imiyaga munsi azaba ari kurahira. Ni ku cyumweru. Reka tutegereze turebe ese umukuru w'igihugu araza kuza kuvuga iki kuri izi nsengero. Hari icyo yarabivuzeho mu minsi yashize, ariko ubu ngubu bwo araza kuza kubigarukaho gute? Hari n'ahandi mu butayu naho hajyaga hasengerwa, naho bisa nkaho naho hahagaritswe. Ngayo nguko hari impanuka nyinshi zagiye zigaruka mu butayu, cyangwa aho bakunze gusengera bita mu butayu. Nabyo leta yagiye bigarukaho, ariko abantu benshi baribaza bati nimba tujya mu butayu tugafashwa tugasubizwa bizagenda biti? Ni umuti nawo leta igomba kwigaho, ikavuga iti nimba hari abantu koko bumva banyuzwe no kuba basengera mu butayu cyangwa mu misozi, icyo kibazo cyangwa kigendanye n'umutekano wabo kizacungwa gite, ku buryo ashobora kujyayo agasenga. Of course umuntu ashobora gusohoka, kuko hari abantu basohoka bakajya mu musozi basohotse bagiye kuganira. Hari n'uwasohoka atagiye kuganira akagera yagiye gusenga. Ese ibyo byahuzwa bite kugira ngo umuntu ushaka gusohoka agiye gusenga yemererwe, cyane ko usohoka atagiye gusenga nawe nta mbogamizi? Ariko ikigaragara wenda nuko ahasohokerwa basohotse mu butembere busanzwe aba ari ahantu wenda hateguwe, hatunganyijwe h'ubukerarugendo cyangwa ho gusurwa. Ariko umuntu ujya gusenga mu butayu ahantu hasanzwe bashaka kwihererana n'Imana, we bizagenda bite? Hazashyirwaho uwuhe murongo ngenderwaho? Ibyo byose nibyo dutegereje, tuzabona igisubizo cyabyo. Turabakunda cyane, ibuka gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro byacu.